kudusaba Marie yahoze arimo kudusaba umwanya noneho mukanya twongere tutange n'ijambo no kubandi ndimo kubona arimo gusaba ijambo. Marie umwanya n'uwawe. Muranyumva? Yego turakumva. Navugaga nti iyi space isa niyo nari ntwite none ndumva ibise bimanutse igiye kubyara ikintu. Harabika umukuru w'igihugu nibande ese nabahe? Je bamwe ndabazi kuko turabana muri za Amerika, ndabazi n'amashusho yawe ndabazi. Iyo atari umwana w'umujenosideri ni umwana n'abantu bavuye mu nkambi za tingitingi, abandi bakava mu nkambi ziriya zitwa ntuza Benako nabo base rero bo barashaje, bamwe bapfiye ishyanga mu mashyamba ya Kongo. Rero ntimutangazwe nabo bavuga ibintu batuka umukuru w'igihugu, niko barizwe, niyo mashereka bose. Ntushobora kugira ngo ufate umwana w'imbwa umuhindure umwana w'inka. Iyo bamaze imyaka 100 ari imbwa, njyewe ndabivuga simbitinya. Murabyumva? Iyo umuntu wamuhaye ubutegetsi umubirya gaha umutegetsi umuteruzi w'ikibindi w'umugaragu akamugira umuntu, resulta niziriye. Jewe ndabivuga rwose nemye sindya iminwa. Ikindi guhangana mpora mbivuga buri munsi. Ese mwabana mwe, mwabantu mwe, iyo nk'umuntu ufite YouTube nka Ruti agira za like 2 3 turi nka 500 dukunda igihugu, mwe mwumva bimeze bite? Ese iyo mubona za channel zacu nk'igicaniro ukabona bamwe nibo bazijyaho ntiturenga 10 iteka, ariko ibigarasha byatangira kuvuga ko nyiri igihugu wacu perezida wacu adukuye mu kaga yapfuye, uriya umuka Padiri Nahimana akagira za views zigeze ku 3,000. Mwebwe ntimutekereze. Murakoze cyane. Ira nuriya mugabo wo muri Amerika waherutse kujya kuri YouTube arimo gutyaza imihoro, arimo kuvuga ko anytime biteguye kongera gutema, avuga ati abana b'abayobozi aho bari hirya no hino. Iyo avuze abana b'abayobozi unfortunately ntabwo bari bujye gushaka gusa ngo ese iso cyangwa mama wawe ni umuyobozi mu Rwanda, ahubwo we icyo areba ni umunyarwanda wese utari mu murongo nk'uwo we arimo. Uwo ni we wese ushobora kugerwaho n'ingaruka z'ibyo barimo kuvugira ku karubanda. Uriya mugabo ndumva yitwa Mako something. Basaze turahari, twarabyaye, dufite abana abasore beza b'ibigango, bazongere genda bibabwiye kandi nzi ko benshi muriho mu nyumva mubiza mu bijyane. Muzaze tuzabereka abana banyoye amata imyaka 30 uko bambara. Murabyumva neza, mwangegera mwe muri aho ngaho muriho mwumve, reka ndababona ndabazi. Nimugende mubwire bene wanyu, muzajye mumukira hanze nk'imbwa ziziritse. Gutukana nibyo muzi, muri abashumba mwabana mwe b'ingegera, muzaze tuhangane. Nibyo gihe navuga rero. Urukumva ntabwo ufite ibintu byo kuvuga. Ngiye ndi kubwira umuntu uraha wogenda ukabyagira muri space zabo, inyuma tukaza gufaringa gushaka kwandika message nk'izi za sage. Ahangaha nagarika ngo bitage Vara, dore ukuntu yanditse, dore ikintu yamubwiye, reka ze nyibasomere mwa bantu mwe ndabona rameke bitari kumukundira. Ima ndimo ndabi message nk'abantu bro yaranditse ngo bro ngo ndabona bakwihaye ngo I have just reported the space, nawe bikore ngo when 8 people does so ihita ivaho. Uya ari kwandikira umuntu bita Gevara, ejo muri turi kumuhamagarika amagambo aba mu kanwa ka Gevara murayazi. Ata mu gikari ajya kumwandikira n'asoni yandikiye Gevara. Aribeshya agira ngo yohereje, I mean uriya Gevara niba yarakoze screenshot ashaka kuyoherereza abantu, aribeshya inzaho. Yego sha. So niba umuntu nk'uyu witwirirwa na maha akaza hano tugaragaza ko tumwe, ariko we akaba uzareba muri space z'abaragenda akavuga ko ari umujika. My friend, so ntebwe yarejabo nge amazina yawo bavuge ko bahouse in the space. No, reka nge ntumbwire nani audience iraha. Wowe muntu ujya kwicara muri la space ukagenda ukajya kumva uriya mwanda,
ukawushyigikira akabona iyo audience, you are one of them. Ngewe kugira muri Catfish nkubonamo uraduye nkabo, uri kigarasha nkabo, ibyo ukora ibyo bakora bishyigikiye, niyo mpamvu biryoheye amatwi yawe uri kujya kubyumva c'est tout. Murakoze. Arakoze cyane Godfather. Rero kumbe message umva, there is nothing hidden forever. Nta kintu kizihisha iteka n'iteka, n'izi message birangiye tuzibonye. Urumva n'abantu uko muteraniye, reka mbabwire mumaze kunshobera pe, twemere mugiyeyo, ariko mugiye muteye amatako mubigize nkaho muri mwumva ikibwirizwa kibarimo basoma muri mwene Siraki. Urumva mugize nkaho muri kumva ibintu byiza, mwabyenjoyinze, mwabitagatifuje, mwabigize byiza, turego kandi murakomye yombi, mushyizeho ama emoji turi kubareba, mwaragiza mukigira nkaho tubewe yuko mutarimo kwigira nka bino bigarasha. Umuntu utuka president batera icumu mu mutima w'igihugu, umuntu utuka umukuru w'igihugu, uwo muntu abonye n'uburyo yanamwica. Umuntu ugambirira guhitana umukuru w'igihugu, umuntu ntabwo ari umuntu wo kwizera, si umuntu wo gukunda. Umuntu utinyuka akaza ku mahitamo yawe. Reka mbabwire, muribuka imirongo mwatonze ku izuba ry'amanywa y'ihanga saa 8 mujya gutora umukuru w'igihugu, ukitorera umuntu warangiza ukajya guha agaciro abantu bamutuka. Uba urimo wisuzuguza, urimo wigira uba wigira ikintu abantu batazi, uba wigira ikintu nawe ubwawe utazi, urimo utenguha uwagushubije agaciro. Uru Rwanda aho rwavuye umuntu uzakavuga ngo Perezida ngo Kagame ngo niwe muntu mubi, ngo u Rwanda rwagize ngo ni icyorezo, ngo ni igihano, ngo Imana yahaye u Rwanda. Perezida wa Repubulika wambuye ubutegetsi, baso bamaze abantu, perezida araza bambura ubutegetsi, araza abambura imipanga, araza afata igihugu, agiha amahoro, agiteza imbere, aho ubumwe abagore, abantu babanisha neza. Uretse gato rutindukana murego, ndumva hari ukuntu mfite, ndumva ari umuhamagaro ndimo, ndumva hari ukuntu kumva. Umukuru w'igihugu araza bamurura ku bantu, mwabamaze abambura imihoro, abambura amafuni, induru mwavugirizaga abantu arazibambura, uko mwakurikiranaga araza ibintu byose abishyira ku murongo, aratunganya u Rwanda. Uyu munsi ruragenda rwabaye amahoro, mwarangiza mukaza mugafata u Rwanda mukarugira uko mwishakiye. Araza afata u Rwanda mwari mwaraduciyemo kuva mu myaka za 40 twarakwiriye amahanga yose, araza rusubiza agaciro abantu, turongera turarutaha. Mwarangiza turaza tubana neza nabo dusanze, turasubira turongera duhana amata, turasubira turongera duhana abageni, turasubira turasangira. Mwarangiza mukaza mugafata umuntu wakoze ibintu nk'ibyo, amahanga yose abona bidashoboka. Niko amahanga yose abona bidashoboka, murangije muraza muramufata muhinduye mubi. Uricara ugatinyuka, ugaha umwanya isegonda imwe umuntu uri kuvuga umukuru w'igihugu wakoze ibyo bintu. Waje akagukura mu kaga n'akangaratete, mu rwobo rw'intare zigize ruharwa. Urumva akaza akabambura ubutegetsi, ako nako tujye tukavuga, araza bambura ubutegetsi kandi n'ubu ntago babwisubiza. Rimwe na rimwe tuba tugomba no kugira ngo nabyo banabimenye. Araza bambura ubutegetsi kandi n'uyu munsi ntibabwisubiza, nta nubwo bazanabwisubiza. U Rwanda rugomba kuyoborwa mu mahoro, mu bumwe, mu mibanire myiza y'abanyarwanda. Nta muntu ukwiye kongera kujya guhezwa ishyanga kubera ubwoko afite. None uyu munsi muratinyuka umukuru w'igihugu wafashe igihugu akongera igihugu cyari cyabaye umusaka. Uretse gato, igihugu cyabaye umusaka, igihugu kinuka, u Rwanda runuka. Abantu mukiri batoya ntago mubizi, u Rwanda runuka. U Rwanda rwabaye umwanda rutemba amaraso. Araza afata igihugu aragihindura. Uyu munsi umuntu ageze mu gihugu ahindishwa umushyitsi n'amajyambere, areba uko abantu babanye akabona ni byiza, ariko urafata isegonda ukajya kuyiha abantu basenye igihugu. Nta soni, nta nubwo bufite. Iyo mubona umuntu space ikozwe igatangira topic ari ibintu byo muri Kongo, bamara gufata ibintu byo muri Kongo bagahita bazamuramo Perezida wa Repubulika, bakazamuramo gutuka Perezida avuga ngo nimbwa. Uratinyuka, ntambwe ishobora kubaka u Rwanda ngo rugere aho rugeze uyu munsi, ntambwe ishobora gutinyuka kubasha kubanisha neza abanyarwanda ibaho. Yaba abantu yaba ibikorwa Perezida wa Repubulika yakoze ari byo bimugira imbwa, nanjye nakwifuza kubimbwa, nanjye nabimbwa nkakora ibikorwa nk'abiriya. Hanyuma mukagenda mugafata amasegonda, mugafata amasaha, mugafata umwanya, mukicara mukabashyigikira, mukabaha umwanya, mukabumviriza, mukabaha ama emoji, mukabakomera amashyi, mukabafana, mukagira gute. Hanyuma mukigira nkaho muyoboye iki gihugu cyanukaga. Igihugu cyari umwanda, cyaranukaga. Inkongoro zari zarashishe, zarariye abantu, imbwa zarariye abantu hano mu gihugu. Imbwa zarashishe kubera kurya abantu. Mwarangiza mukicara ngo mukagenda mugashyigikira abantu basebye igihugu, basebye uwahagaritse ibyo byose.
mwarangiza mukigira abatagatifu ngo murimo ngo murubakira ngo ku amahoro abantu barapfaga ibyo muvuga ngo by'amategeko ngo byanditse mu bitabo byose byari byanditse ariko abantu bagapfa. Uyu munsi umuntu aratinyuka kuvuga kuri ibi ngibi mukagenda mukandika mukamuhindura mubi mukamugira umwanzi mukamugira umuntu udakunda abantu mukamugira umuntu ugendera ku moko nta moko abanisha neza abanyarwanda. Ibyo rero mwagize mukabyubakiro mukigira hanga harya ngo hatagira umuntu bavuga agakoma rutendere. Reka uyu mugoroba tubabwire n'ubundi zikamwe zitahanye. We nta kindi umaze uretse kuba amayoboro ku gasozi. Ugende ujye wirirwa guhena bagutinge kandi ikindi ntuzongere kumenyera umukuru w'igihugu ugenda umenyerane n'abo ba Rosemary na ba Noble Marara bahisemo kubingegera bahisemo kuba za mayoboro zo ku muhanda. Ntuzongere na rimwe no gutinyuka. Uratinyuka umuntu urakanga abantu barakoze space buracya nabambarara nabandi nabonaga ari benshi cyane buracya bakumvisha nk'ino bavuga umva mubwire aba bantu urukumva aba bantu nta bwenge bagira urukumva bo baricara bakumva yuko gusebya igihugu no gusebya umuryango wa His Excellency ari byo bizabagira ibyamamare.